Asiko ngubwe wana ariko hanzi ko hano haruguru habaho ubwiherero bwo kwishyuza akambagere ndebe ako siko nzi ko baca menshi cyane ra akambagere tu ndebe arige baranyenda neza abaganga ego none sikonje mbagana sibyo ngaba mbona amafaranga musaba ari menshi cyane ntabwo mujya kwindika ndakabambara se kumusaraba abandi bindika ibyo kurya waje kwindikishaho kwituma Kristo Yesu nyina Maria agiye mu ijuru mugiye uraza kwikopesha urakeka inkweto yanjye utishyuye nazagura iyindi gute kandi urabona nayo yahengaga none simani mfite amafaranga 300 gusa kandi ndabona muca sengize ntabwo murayafata byize mukanyandika mu gakayi ngazayazana undi munsi aha ntabwo dukopanye na yimbwa wazajya kwikopesha handi ahubwo taha simani mwajya mwakira abakiriya neza niba umuntu ndashabagana mwajya mumwakira neza nje mbagana mbabwira uko nifite bura muranyangiye cyangwa nigendere Oye nyana yimbwa amabyeyazo ntabwo wumva ikinyarwanda tuvuga icyongereza vuba ntabwo turaguhereza keya nta mafaranga ufite abana mimbwa bange ko banyindika n'ukundi umuntu amereye nabi uretse reka ndebe ko nakiherera nindangiza nanjye bisoze kabisa kubita tikura futura kubita umwanza kanya ganya sinezwe kwitwa maganya ganya cyangwa gira uburiganya ganya kubita ndakubye kabisa mwana we aho cha nisina jimana narimvuye kabisa gahemba kandi katarabona mwana we niba ari imbungure naraye ndiye mana ari bishu emwe simbizi ndangorera bibaho kakubitwa n'imisi gahambirwa mwana w'imbwa aza kunyera mu murima gakubitwa n'amacinya we no mu mazuru vayo ugarye urayarya vayo uyarya urabimbwira neza uraza hano urayarya tugenda rujya kuyarya shyiramo imiyaga boya tugandisha mwana naringubwe tagira n'isoni nyere mu murima yapatuye ajya kajya mwana reka ngubwire nanjye nahanere niba ubabaye yajya yafatuye urabyemeye ko nyafata urabyemeye uwemeye ko nanyafata koko yafate uyarye urabyemeye yafata nkuko ngujyanira nabara abayobozi sha nanjye reka nyafate mana ibi bintu bibaho koko sha bibaho yafate uyarye mwana wagira n'imbuto yafate uyarye basi ngo tugende kagende muze mundabara aranyisha Vedate shuti yanjye bayiki ibyo nibiki Kodiko nabakubiza ikotoro mu maso y'amabyi byakugendekeye ngo ndege ishaburo cy'amabyi mu maso hano uriya nyakwicwe n'amacinyero umufasha akagira amabyi naringubwe bagara frere mushyiremo n'imiyaga haguruka tumujyane mu bushinzwe ubuzima kubita tikura futura kubita umwanza kanya ganya sinezwe kwitwa maganya ganya cyangwa gira uburiganya ganya kubita umurima wanjye rero nanjye gira kwicwa n'amacinya boga hamba umurima wanjye gira kugira
umva tugiye kujyana mu nama ureke kino gishahuro cy'amabyiba wandeye mu maso hoga kubitwa na corona tugenda amurazo tugenda kwitwa n'imbiswi mwoga tugenda mu nyici go mu nyishi haguruke tumujyana babos yego oba mkisa na rugufasha bwo kwihagarika buraro yego kwituma ahangaha bisaba amafaranga 500 niba uyujuje bajya kwituma kumusayi ntabwo twacukuye kuvura akahe na amafaranga 500 utakoze 500 ntabwo wakituma mbabare mfite 490 egite tuzira ubwo rumve umuntu yakwituma musarani wacu ntabwo byemerewe kwituma amata yujuje kandi wibuke yuko hano yugiye muri toyi yacu ukanya ukarangiza kwituma usuza imisuzi 200 hari ukuntu nyine dutanga igihembo ku bantu basuze iyo misuzi ukazaza nyine kureba agahimbaza musyi kawe ku misuzi wasuze kandi nyine tukaguhana keya neza cyane se murayanze ni dayi wezana amafaranga wanje kwituma aho kugira amahirwe usure imisuzi myinshi kugira uzabwa agahimbaza musyi amazina yawe na yahe boss nitwa Rupecha ishyura amafaranga imisozi yose nzayisura nyana yibwa nutayisura ntuzagaruke hano wishyura icyo ushaka si ukwituma ntuzajyana amafaranga yawe nutasura iyo misuzi ntuzagaruke hano mbabare byenda kundogana ibiko jabuka birakomeye aho saba ca Njyewe ikibazo cyo mfite rwose debera uyu muntu aje kunyera mu nema arangije ndira n'igishahuro cy'amabyi mu maso ngaho nange rwose nimubwire ukuntu ko mutugenzi uyu mwana w'imbwa ageze hano mu kazi ngaje kwindikisha tuwarete kandi ntabwo tugira tuwarete ahangaha agomba gutanga amafaranga 300 zimboza amaraku umuntu yangisha ariko mwanya kwicwa n'amacinya muri kwicwa n'imbiswi muzingizo turose ndabanzikuye nyakunyamabuye ucitse ku 10 tuguciye 300 uri kwishyura turuwasa ibiciro ibyo tugusabye kose uyu muhambirwa muri kuvuga 300 niko kungiza muzigaragana tutanamudishye mbona mwibi koti ngumugire ndamafaranga mba mfite mba nyafite ngenda yagendana mu mufuka mwandike ko ngiye kwishyura akose manje amasabye mukana baramwana y'imbwa arabibona sibyo kambishyure sha mutazagira ngewe batuze munsi mwana yanjye botijyangira nabwo bahira abana ambaye dore ngaga mutazagira ngewe ndi umuntu w'imbwa cyane nyana yimbwa ibiceri 3 nibyo uri kwishyura mu 300 wa sindakwishyura ubundi bwo rero ibi biceri turuwasa twe tugiye kubimusubiza azajya kubyivuza imihini iyo tugiye kumuhereza bifatira ajya kubyivuzaho mu kanya Wamujinga wabuleze mwingora kukundu bakosora ubuvuye Run.